Kazungu Clever Amavubi y'u Rwanda umwanya wari wo wose dushobora kujya kumva tukumva arahamagaye ikipe ariko ya CHAN. U Rwanda ruzakina na Djibouti imikino ibiri kugeza ubu hari amakuru avuga ko Djibouti shako yose izabera mu Rwanda. Ntabwo ishaka kwigora. Iyo na avantage ku Rwanda. Hanje kumugana umuntu bimbwe kandi uri muri position kuba atambeshye. Ko Rwanda na Djibouti match zo izabera i Kigali. Djibouti bafite ikibazo cya hari Djibouti muri bakoresha ikibuga cye. Hari match bakiriraga muri Maroc mu minsi yashize za qualification za mondial. Ni kure cyane. Bafite ikibazo cyuko nta kibuga kiri hafi yabo. Ya. Ethiopia ntacyo bafite. Ja Somalia ntacyo. Ubwo Sudan ntacyo. No kuvuga ngo atari mu Rwanda na Tanzania cyangwa se Uganda. Match ya mbere wakwibaza kuki batafashe Uganda cyangwa Tanzania. Erega byose no se Kazungu iki cyaba kiba avantage. Nuvuga ngo baje ariko cyambere ntibize gukomeza. Barajya kugurana ngo bajya mu bindi bihugu. Turakoresha amafaranga menshi niyo yandi yayanga na Vital. Na Vital. Vital Tiretur ni Dar es Salaam. Kuvuga ati nidushyiraho amafaranga yo kujya kwakirira handi na amafaranga menshi tujye gutakaza tuzakina nta bafana turi bubone. Reka twibura tubona amafaranga. Ubwo rero nandi mahirwe ntarwe Djibouti. Nako Djibouti igomba kurya ibitego byinshi. Igomba kubatizwa. Uyu kipe yurisha yitsinde byinshi. N'uyu mutoza nyine abonye ikipe agomba gutsinda ibitego byinshi Kazungu. Byinshi pe. Bya bindi twabuze. Djibouti ni ikipe yoroshye ku buryo na Eric ibyo yabuze mu mikino 3 ibanza yabitsinze Djibouti. Yatsinze Djibouti y'abatoye. Abatangije imyaka 20 ayitsinda 5. Niyo mpamvu rero turi kuvuga tuti naho match zabera hose ya twakirira wayo returi kabiri inanga. Niyo twakina match ebyiri muri Djibouti. U Rwanda rufite ruri favori kuri Djibouti. Match ya mbere zaba tariki 25 ni kuwa gatanu w'icyumweru gitaha. Ninde uzakira? Yakabari Djibouti nyine. Ni Djibouti n'ubundi. Stade Amahoro. Umutoya ni ubanza kwakira. Ariko njye nayishyira Nyamirambo. Sambwa bashyize ku Nyamirambo. Kubera iki? Nyamirambo kubera iki? Utange n'impamvu. Stade Amahoro rega buriya Timoa kira kibuga bira byatsi. Iyo ni impamvu. Banagiye mu mpagaramo mbona umusenyi bakagara. Amavubi asubiye Nyamirambo gute? Ubwo nuko ngo bagiye Nyamirambo twitegura kwakira Libya. Byibuze kwakira Libya. Kugira ngo ubwatsi bumera muri iyi minsi dufite n'amahirwe yo byo buri imvura irimo kugwa n'ubwo atari nyinshi. Ubwatsi bubanze bumere. Noneho hazongera kintu ya Libya gusa. Cyane ko bavuga ko iyi mikino ya CHAN level iriho wemere ko bayakirira kuri stade nk'izira z'inyamirambo. Ntabwo ntabwo bisaba stade amarushanwa rutana. Urugero iyo ugiye muri CAF Champions League uri club Nyamirambo ngo bakwemerera ntibishoboka. Ugiye mu matsinda. Ariko iyi mikino ibanza ukiniye za Nyamirambo barabyemera. Ariko na stade zirarutana. Ariko wajya mu matsinda bakavuga ubwo irushanwa ryagize agaciro cyane. Turashaka Stade Amahoro. Abantu babyumve neza stade Nyamirambo hari stade rutazo muri Djibouti. Ko niyo mpamvu nyine stade Nyamirambo nayo iri muzeme uzarebe ariko bitewe n'imikino higeze urwego rwayo cyane. Ubwo rero bura n'imikino ibanza apere kini cyamazi ariko mu matsinda cyamazi ntago wemeye. Reka birarutana. Ubwo rero returi kawa ku itariki ya mbere. Ubwo rero nge nibazaga ni umwanya wose ko umutoza ashobora guhamagara ikipe y'igihugu ashobora no guhamagara ejo. Uyu munsi cyangwa ejo. Kuko urumva ikipe niba yaravuze ko ayishaka muri camp kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Muri weekend abakinnyi bagomba gukina shampiyona bamwe babizi ko bahamagawe. Ahubwo tubanze dutekereze. Muri 39 24 heruka guhamagara abanyarwanda muri 39. 24 urumva ni benshi banarenze 23 bakenewe. Yarahamagaye mu gihugu 24. Ntiyaba ari bazakoresha. Wera nubwo bazamu bataraho mu Rwanda. Juste abo ni baziganzamo ariko hari imyanya agomba gushyira abantu kubera ko hari yemizwe n'abantu bakina hanze y'u Rwanda imyinshi. Ntawe uruvuze mu izamu urumva hari bakina Fiacre. Ariko n'ubundi list ibanza yamagaye 3 b'Abanyarwanda. Ibanza harya ntago byibuka se ko bakoze imyitozo ari 3 yicini kigashira cyangwa ari 5 ho. Abanje ko ari 3 abo hanze bataraza agenda sezerera umwe muhawe nayo gade yagiye kwikubitira witwa Buhake Kiza. Ariko tugene muri umurongo akanyizo tubanze turaba abazamu 3 yahamagaye mu Rwanda. Yahamagaye gade hamagara. Nyamara dushobora kwitega amazina mashya kandi ahubwo 24 yahamagaye wenda aribo bazagenda.
birashoboka akazi niwe afite iyo amahirwe. mu bakiye duhera inyuma abazamu ni Abazamu ni nyuma ya Gado wa equipe ya Gorira kongera Adolphe wa equipe ya SD Kigali Na ndetse na Patience. Patience wa Police FC. ubwo nta wundi muzamu Ni nabo ariko kusere ku bwanjye twakomeje. gihe Wanda 20 akaba arimo ibintu yatweretse Dar es Salaam Fils François. njye namushyiramo uriya mwana ashobora kuzamo n'ubundi Kora ako nanjye Apana kora ibyo guterura uriya muzamu ni mwiza kuko n'icyiciro cya mbere yagikinyeho n'icyiciro cya mbere yaragikinye n'ubu yakinnye umwaka ushize muri Etoile abanzamo cyane uriya muzamu yatweretse yakinye Sekafa ahura na Kenya bamutera Kazungu. imipira hejuru bamutera yo ku birenge birananirana uriya mwana afite impano njye namubonye umwaka ushize muri Etoile. burya Mu gikombe inose kafijya gutanga sinakubwiye ngo n'umuzamu azajya abanzamo kuko nyine ari muzi mugani ruhamye nyikwego n'umwana ukina mu kipe nziza ariko kubijyanye n'impano Fils François aramurusha twarabibonye rero match ruhamye nyiko yabanjemo byangwa yarabibonye ni umuzamu urukobwa Hanyuma namukundiye n'indeshyo ye ari muremure gihagaro cyasumba ba Adolphe mangaba abanyamakuru bakuntu bari bamutangariye boyezaga match abasesenguzi ba Tanzania n'abatuye n'umuzamu match ya Kenya yikinye wenyine baramushotaga kandi ubwo n'izindi zakurikiyeho jewe ko bwanjye nakubeshye namubanzamo iki cyaba ari ikindi kuko cyambere afite forum avuye muri Sekafa afata abanzamo urajya gufata abahoze na champion idaheruka n'ikindi kibazo fata umuzamu uvuye mu irushanwa ugishyushye uhitumwa akomeza abanzamo si nkubeshye Patience afite amahirwe Patience ahubwo niwe uzabanza Patience witozanyije n'aba ba Fiacre wari uri mu bagezamu batatu mu ikipe y'igihugu nabyo nawe aracyari mu kibuga abo babiri niwe washaka mubanzamo ahubwo si niba kibazo atari uguterura kazo yasiga ndetse muri abo batatu nimba twe ngero mbwire Patience ntashobora gusigara Adolphe kuko ni nawe wavuyemo nyuma niwe aravamo Gorira Gade niwe nakora mugiye hitima muremeranya na Kazungu ntitaye ko Gorira ifite 11 Gorira nakoramo Gade yewe Gade ni ufite amahirwe menshi yo kuvamo ariko ubwo twemereje ko Fils François umutoza ashatse yamutwara pe niba adaterura niyo mpamvu nakubwiye ngo niba adaterura amazina asangamo yaramukurikiranye uriya muzamu kuko niba atanamukurikiranye abungiriza be Kazo no mutoza nabonye ikintu cyo kumukanyisha ngo bya bende twajya tuvuga ngo ni copy paste bya bintu bimeze nka hari bavuga ngo ni umuntu ngo afite flash disk mutoza nabonye atabigira arajya ahindura uyu munsi ujya kubona twafashe Haji aramutwaye akanamana no match muri equipe nationale akajya agasimbura match kurikirana namuhamagare cyangwa se akaba yamujyana mu uyu munsi ukaba ari igitego kuba kina hanze ntibihagije vamo urwego rw'abasubiye hasi Taiba wa Marine 11 ntibikunze Keve hanze uri kapiteni wa Real ariko nta mwanya wizeye ufite nta kibanza ufite ubwo rero dutegereje ko uyu munsi cyangwa ejo ashobora guhamagara iyo kipe y'igihugu ubwo abanyezamu twavuga wenda dushobora gukora prediction tukavuga Adolphe tukavuga uyu mupeti wo muri Fils François n'abari babiri basigaye tukavuga na Patience ariko ubundi bajyaga bahamagara bane umwe agasigara ashatse yahamagara abo bane niba nakazakuramo umwe kuko kari akantu ko guhamagara batatu gusa ari uzakoresha nabyo si byo hamagara bane nkuko ari nabo barwanira umwanya mu myitozo kugeza igihe nyine uzakuramo umwe hagasigara batatu abadefanseri yatima ko wihuse guhamagara umwana uvuye muri Etoile de l'Est ko yamavubi yacu tuyasuzugura kumwentroduiza ko tuyihutisha muri cyane se gute kandi dufite n'abatoya mutoya Adolphe ni muto nese umwana ni mutoya uyu mwana yakinaga mu cyiciro cya mbere umwana akinnye match zingaza buriya ntago yaba ari titiri muri Etoile yakinye match za nyuma yakinye retour yose no yakinye phase retour nibwo yakinye si imikino 15 tuvuge 15 twe twavugaga sikenze match anta ongeraho match za Sekafa tuvuge zingahe anta senye anta uje utumvise impamvu twavuze uyu mwana yaba introduction akabona nka pre-season none mu myitozo akabona nka pre-selection afite ikipe ntakina muri Etoile se mu cyiciro cya kabiri kandi iyi match avuye no mu irushanwa avuye mu irushanwa ikipe y'igihugu twayifaye none se Gade arimo arakina twaretse koroshya ikipe y'igihugu tukareka kuyifata nk'aka donc ikipe y'igihugu twayigize ikintu donc ndavuga twayigize ikindi kintu ku buryo kuko urumva umwana niba ageze muri pre ni nka bya bintu ujya kubona ukabona aperi ifasha umwana w'uruhinja nka Mario avuye mu ntare bagahita bamuha responsibility uzi kiba iyo Mario yageze ahana agakubita ku gikuta yitaba gutya ameze nyine utubona reba ukuntu ameze Mario yasubiye hasi cyane yasubiye hasi kubera iki yumvise ko yageze ku gasongero
ntiyiga ntiyakomeza ngo improving Pavera araza mushyira hanze ikosa ubwo ni iryande n'uyu ikosa Si irya Mario yande yaba irya Mario ikosa ni irya Mario nyine ikosa ni irya Mario nibyo nanjye nkubwira uyu mwana nawe rero umuntu ufite match 20 duhita tumunaga muri senior ntitwaba twihuse icyo twavuze Kagege afite zingahe kuko Kagege afite ajya guhamagara Kagege afite match nyinshi Kagege afite ikinye match muri Marine seze ebyiri cyari titireri seze ebyiri muri Marine ari titireri Kagege yakinye imikino mike muri APR ntibihuye ntawe uri icyo ndimo ndavuga ni iki reba Adolphe ubwe n'uruhinja nawe ubwe ahamagawe kubera ko nta bandi bahari ariko Adolphe nawe ubwe ntiyabideservinga guhamagarwa muri equipe y'igihugu no atahamagarwa ndi wundi kweli nyine nibyo navuze turareba bavuzaho hari nta wundi uhari ariko none icyo nanze petit deuxième division anaingia mu team national bamubwira hanta equipe y'igihugu yacu ko yabibaye yabigiye bayakana njye igitekerezo cyanjye yaragiye muri reyo igitekerezo cyanjye nubundi ntabwo ari ihame ko uko tubivuga ariko umutoza bahamagara njye ni icyanjye itima niyo mpamvu nanavuze ngo ikipe y'igihugu kubera ko tubona twatangiye kubona resultat kandi mbona umutoza njyewe nta cyantu nkwaye rwose twatangiye kuyigira ikintu kiremereye kikajyamo umuntu wagikorewe wakivunika kandi ubona ko ari kuri iyo standard umwana akinye U20 si U20 twaritse akabanza akenaga U23 akabanza kinjira premier division akabatetere muri equipe runaka none tukamuzamura njye n'igitekerezo nari mfite ubwo na buri wese agira uko abyumva buri wese agira uko abireba niyo mpamvu navugaga kugira ngo ubyumve njye uburyo nifuzaga Adolphe ubwe nta merita kuba yajyamo Gad ubwe nta merita kuba yajyamo itima even na pass kuko na pass rega ni mutoya nawe ni match nyeye ariko kubera ko nta bandi bahari wapfa nyine kuvuga ngo ndahengekereza kuri pasi wapfa guhengerekereza kuri Ogadi asigaye yicara asigaye arya benshi inde Gad simperuka imace za gorira oya Gad ariko niwe ukina niwe titirere ugapfa guhengekera kuri Ogadi nkuba Adolphe zigemo nahinduranye na Gaël bazige bameze gutya itima umwakini ugeze kuri reyo hakinye Gaël umwakini umwe uyu munsi undagakina bura hawe baramplasom no urumva itima byiburuka niwe batsinze icy'umutwe nge nkavuga ni ku gitekerezo cyanjye nkanta tureke kwihutisha aba bana ariko amahitamo nayo umutoza nambona ko ari sawa nta kibazo ntacyo bitwaye rwose kote rero niho kote nagiye cyo mbivugaho niyo mpamvu mvuze ni Kagege niyo mukino ashoboye agaragaza ko afite impano Amavubi tuzi yahamagara abakinnyi muri Marine cyangwa bavuye muri Marine Amavubi tuzi mwemerere wawe n'abakinnyi ba APR Rayon Sport Kiyovu gikomeye namukura ajya kigira abakinnyi ba Ntare n'abandi ni ya makipe y'ibigugu rwanda igikombe cya champion ariko igituma uyu munsi Kagege ari mu kipe y'igihugu nuko atanga umusaruro niba rero ya mwana yaratweretse ko afite ubushobozi ntazire ko rwata Tour de l'Est nuriya mukinyi w'umukaseri w'umwongereza wavuye muri Leeds ikizamuka n'ikipe ubona ko isanzwe cyane Phillips yagiye mu kipe y'Uganda banzamo kandi hari abakinnyi b'ibigugu ariko umutoza mubonamo impano uriya muzamu ntacyo atatweretse muri Sekafa ni nama muravuze ngo avuye mu irushanwa kurusha abo guterura gusa champion yarahagaze abazamu twemeye kugeza ubu ni Patience wa polisi Patience wa polisi uvuye mu myitozo y'abakuru nuriye mwana uvuye muri Sekafa Adolphe Sizina no gorira no ngo abazamu dufite uyu munsi uvuga ngo bari mu irushanwa bameze neza nabo babiri muri no mwanya wo kubanzamo muri no minsi uko atarabivuze turi muri karansi y'abanyezamu no mu Rwanda hari cyaje dufite abazamu barenga batatu kandi bose bakomeye kandi nyine ubona ko bose badeserve kubanza muri equipe nationale na batandatu wababona ho ariko ubu ngubu bigezeho nyine haba guhengekereza kavuga uti nguyu yazaga akifashishwa nuko twagize amahirwe twagira abakina hanze cyane Fiacre uhozaho ariko tunagira amahirwe ahubwo bakomeze na Maxime abone ikipe bakomeze abo batatu aba rwose basigara Rwanda na Chani na Sekafa icyo rero wenda akandi kantu wenda nakongeraho no muzamu twibukiranye ko ikipe Rayon Sport yamwifuje ntabwo yamwifuje par accident ni muto nko atabivuze anafite n'imikino mikeya se ko Itali yamwibeshyeho anafite n'imikino mike nko atari yarabivuze ariko twibuke ko Rayon Sport baracyagiye mushaka yaravuye muri test hanze y'u Rwanda vuga ngo ni umuzamu urimo ugenda azamuka afite impano turabyemeranye ndetse naho kantu ko yatinyuka kujya muri test hanze twarabonye yagize Sekafa nziza ahubwo unibuke ngo umutoza yamuteza ese ubundi kugira ngo baguhamagare muri batatu uvuye deuxième division usuko babakuzi nacyo ni byoroshye kugira ngo batekereze mu bazamu bakwiriye kujya muri Sekafa batekereze mu muzamu wa Tour de l'Est ya deuxième division nuko bakuzi ubushobozi byanga bikunda ya gusa itima kuri iyo poste mu izamu n'ubundi ni muri abo ngabo tuvuze wagiye navugaga ngo uwo mwana n'ubundi yaba nka preselection yo gutangira kumwintroduce aracyari muto nakoce murebe nyine ibyo navuga ni akwiriye guhamagara abazamu niba ari umwana tubona ufite talent tumwegereze nashaka zamwera imini nyuma ariko umutoza amwibonere mu myitozo avuga atari uyu muzamu nyine no kumureba mu myitozo n'abandi so ubwo rero aho ni muri mu izamu muri defense
hari imyanya itazajya igenda itugora. Defense kubera abakinnyi bari kuri mu kibuga. kabiri Ombolenga na Kagege, ubwo nahamagara wa gatatu nta mwanya uhari nta mwanya uhari Serumogo. Serumogo ubwo Serumogo yagenda Serumogo ariko bamuhamagara akagerageza n'umukinnyi mukuru ntabwo ko ni sini nabyo Gatatu. akeneye abakinnyi benshi. Gatatu biroroshye. Ibyo mu rwego coach hari abagomba kubona. oya rega na Kagege na Ombolenga ntibagomba kumva ko ari bo kamara bonyine. Bagomba kugaragaza ko bafite n'abandi bahanganye. Gatatu hari kwirwa tubaza kwera ubu ngubu Claude na Christian Ni Claude na Christian. wenda na Hakim bakamuhamagara akagerageza. Wa gatatu nawe coach akamubona. Hari abakinnyi coach umutoza agomba kubona. Axe centrale Bugingo nabona mukeneye kurusha abo babiri umwe ashaka kuvamo. Ashaka kuvuga ati Bugingo ndabona arusha Christian na Claude nibo nsanzwe nzi, ariko uyu ndabona afite akarusho. Axe centrale hari abasanzwe bari mu ikipe y'igihugu b'abaroko, harimo n'uwakinyeje wundi kuri match ya Benin, Clement Yunusu Aimable na Hirwa ujya uhamagarwa. Buriya ntekereza ko Hirwa bashobora kuba baragendaga bamwintroduiza kugira ngo bazamukoreshe muri CHAN. Hari undi mu defense w'umunyarwanda mubona umerita kuba yajya mu ikipe y'igihugu waba wa gatanu uwakabaye azamo naba ba Thierry gukurikirana kuturusha. Didier arakina kuri kabiri muri Bugesera match zose. Didier ntabwo akina match zose. Naringeze ngo tumutekerezeho kuba yagiye. Didier rero nasubiye inyuma ariko nabonye we yatangiye kugaruka. Ariko niba adakina birumvikana. Nabonye banamucishaga. Wagenda na experience ya Serumogo. Dieme ni aba gatanu. Muri Axe Dieme ntabwo akina muri Axe. Asiga akina muri Mediane. Nta match nimwe arakina. Dieme afite ikibazo cy'ukuntu bamuhindagura imyanya yakaba ari umudefenseur wa gatanu. Undi yakabaye nka Thierry. Muri afite experience. Ese muruga ko Thierry ndayishimiye Thierry wayisigaritse. Hari match ku bwa Carlos yabanjemo. Turi muri Cote d'Ivoire. Oikada Dar es Salaam hubwo. Muri match. Ariko siko hari match ya Ethiopia kiri. Muri jya yisigaritse. Ntabwo yikina. Kumona atagiremo. Ariko ataye umwanya byagiye. Match ya Ethiopia yabereye Dar es Salaam yari ikinye n'ihu. Yanditswe buri qualification cyane. Kandi ni saison ya nyuma sibyo ra? Ubu bagomba gukina kugira ngo zamukipe. Baramwongereye hari. Imyaka ibiri ntiyari irangiye. Murayisigare. Uyu ni wa nyuma. Ari mu mwaka wa nyuma. Ari mu mwaka wa nyuma. Ubu ni bagomba gukina kugira ngo za Rayon Sport za APR zamukenera. Nk'umukinnyi w'umunyarwanda. Abari kuri bench. Axe bagomba gushaka aba defenseur byibuze bane. Hagomba kuba gatanu ariko. Amahirwe nayo ngayo rwose. Uko twabonye abazamu bane n'aba defenseur bagomba kuba batanu. Umwe wenda akazavamo nyuma nacyo bitwaye. Polisi ntawe twabona ari ngo yasubiye inyuma. Ntibakina. Oya nabasanzwe cyane. Ari ngo yasubiye inyuma cyane ariko. Yaramubonye kuri match. Ariko dufite ikibazo cyo muri Axe. Umwe bako dufite ikibazo. Turimo gushakisha no kumurika nk'ufite toroshe. Ibintu bitako Kasogi yarya na mudefenseri Marine. Gasogi kirisha abanyamahanga. Marine ifite nde? Marine ifitema hari umwana avuye mu ntare y'Ubuhanga. Aya Samara cyari muto. Oya bakina nande di. Bakina no mukongomana. Bakina n'umunyamahanga. Oya ntabwo mukongomana no murundi. No murundi? Avuye muri Vitaro. Mukura ifite nawe umwana n'abana babiri. Ifite Rushema n'uriya mupeti witwa Abdul. Kare kinzo. Ni bapfe guhamagara rero ahubwo buriya Anisetis wa Kiyovu. Oya kare. Kugira ngo mpamagare Dieme. Kugira ngo mpamagare Dieme muri Axe. Nahamagara Rushema. Kuko Dieme ntarakina muri Axe narimo. Dieme akina gatandatu cyangwa umunani muri Kiyovu. Rushema n'umukinnyi mwiza ariko uziko atanye gukina n'umakanta. Uziko umutoza ariko ni titireri nyine. Twasanzwe twararanganyije uriya mwana ni titireri match zose Rushema. Ariko Dieme akina mukuru n'umunyarwanda ifite. Oya mukuru nyine ifite. Twavuze ko ari abo bana nyine. N'uwo mwana. Amagaju nta mu Axe yare bafite umunyarwanda. Etenseri ni Papi n'umukongomani. Muhaze nta mudefenseri w'umunyarwanda urimo, harimo bita Bruno. Aracyari muto nawe. N'abanyamahanga babiri. Nta ariko abo ngo barahagije abo basunika. Bane ariyo Dieme yakiye muri Marine. Bane basunika. Dieme yakinye muri Etenseri. Ni Etenseri. Ariko urashaka kuvuga urwasamanzi kwa muzi. Gorilla ni bandi bakina muri Axe. Gorilla Axe irimo ndera. Gorilla baze kutwibutsa abantu ra. Ndumva bereje. Yemwe imvira yanjye ni abakinnyi bakomeye. Baya amakipe akomeye abenshi. Keretse ukora igitangaza muri amakipe. Twe gushakisha. Keretse ukora igitangaza. Nka Dodier ni umudefenseur uzwi. Nta kibazo mufiteho. Ariko ibi bintu byo gushakisha muri izi kipe ntoya. Ushaka insinzi ushaka abakinnyi bakina mu makipe makuru bafite imyumvire iri hejuru. Babakinnyi bategurwa buri match uko bagomba gutsinda. Nyena hamagara Rushema namushyiramo.
muri wa mujyo n'ubundi wo gufata abakiri bato tukabaintroduce. ubwo tuve muri defense twigiye muri mediane ariko abo bane kuva babonetse birahagije. kuko nawe mundi yatuye abo bane basunika nta birenze numva abo ngabo basunika itima. Okay, mediane gatandatu turavuga tuti Ngabo Nziza Pacifique. ntabwo wankura kuri sefu mbere ya byose ntushaka afite imyitozo yihariye Reka yari kandi ayikwepa. ntabwo yemerewe Sefu ayikwepa imyitozo yihariye ayikwepa. Sefu nawe akwiye kwisubiraho urabona rwose. ko musiba rero Bana namenye ko n'igisenyi muri vestiaire yatukanye tukabantu ngo bamukuyemo. Kuri ya match ya Rutsiro. Ntimuze ko bamusimbuje bagashyiramo roje. yavuyemo ibyamunaniye Vestiaire ngo yarabasibye rwose. Hatuma ngo uryo bamusimbuje. tukabagenza Tukana staff bavuga ati mwebwe ntashaka ikintu kinakora rero ariko kugorana ariko urumva nyine ariko kazi kawe niba ari gukora imyitozo myinshi ntibamuhamagare kuko Sefu ntibamuhamagare none urwego rwo ruri hasi yongere yiruka itima biroroshye. Twebwe turimo turavuga nkatwe current form Sefu nta deserving guhamagarwa. Tureke kuvuga ngo bagoragoze. Current form ara deserving gisubizo ni oya arabyibushye cyane biroroshye kanyizo nta kugoragoza ngo urabona ngo Sefu ngo agezemo ngo yagira ikibazo dufite krize dukurikirana amakuru tumenyera niba imyitozo ari kuyikora ibyo bizagaragara ni match ya Bugesera ko gatandatu na Aimable barimo barakora ibyo mvuga match ya Nuza ikine match ya Bugesera ubu Sefu yaragarutse arimo arakora match ya Bugesera confirm yitima kuko mu bakinyi 38 ni budahamagarwa urashingira kuki niba umuzungu yaramagaye ba pasi agahamagara abandi gusize urashingira kuki ugaragaza ko ushoboye ni match ya Bugesera ugomba kuyituritsa ugomba kuba ugenda nk'umuriro undi mukinyi nawe twakwiye kuba ubu turi kubara yitwa Zidane ariko nawe sinzi banza nawe ngo Zidane buriya namuhamagara uziko Zidane akina kurusha Sefu ntabwo agikina muri Messi arakina ni poli uziko Zidane n'igihe no muri 18 atakijyamo aheruka guhengekwa 18 ntakijyamo muri match za Confederation yaraje hagati ya Sefu na Tonyi none se hagati ya Sefu na Zidane ndi wagaze neza yitima kanyizo kandi bose Sefu kama naro ntakorwa Zidane ni umukinnyi ubona ko atari muri plan ya mashami aheruka guhengekwa muri Confederation ura nawe ngo ari muri kuru ya ba muhajiri ngo abantu batumvikana na mashami byashoboka kuko Zidane waba umubeshye Zidane waba umubeshye kurikirana habari bategurwa Zidane ntabwo ba muri match ba polisi uheruka amakuru mu mashami hari n'igihe atakimushyira muri 18 ariko kandi ariwe kapiteni kapiteni se ni ngombwa ko akina ndetse match ya Vision tuyiheruka kwireba ya champion yarakinnye se tureberera inapo ariko banza afite ikibazo cy'umwuka ngira ngo hari reka tugaruke ari mu bakinyi bakora tize nyinshi hari umuntu urusha Zidane kwiruka